Reka twongere tubasuhuze aho muherereye hose hirya no hino ku isi kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza nk'uko duhora tubibasabira. Muhahe muronke inshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited, kampani yanyu ya mbere mu kubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe, ukanda subscribe utarabikora, ukande kukazogera ndetse ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe mujye muhora mubona ibyiza byose tubagezaho umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tubibutsa yuko tubafasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa mu byo twise property management, mukajya mubona amafaranga cyangwa se umusaruro w'ibikorwa byanyu kuri konte zanyu, mutavunitse mushaka abapangayi, mutavunitse mureba iyubahirizwa ry'amasezerano, imisoro, ibiki byose. Ibyo ngibyo byose Nzuri irahababereye kugira ngo ibashe kuba yabibakorera. Iyi nzu rero mugiye mubona cyangwa se mwagiye mubona ku masikrini yanyu ni inzu nziza iri Bugesera, mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, ni mu mujyi wa Nyamata rwose, hano mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Ikaba iri hafi ya La Paris Hotel cyangwa se hafi ya gare, hafi ya kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 792. Murumva gifite ubuso buri hafi metero kare 800, no kuvuga ngo ni ibibanza bibiri byemewe ariko birenga. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nini ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira ndetse douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Si ibyo gusa kubera ko ifite na annex ndetse ikagira parking nini ihagije, ari nako kandi ifite na jardin ihagije nini cyane, kuko murumva nyine inzu ifite ubuso bwa metero kare hafi 800 nta kuntu itagira parking na jardin bihagije nk'uko muri kubireba. Ndetse ikaba ari inzu ifite clôture nziza nini cyane, yubakishijwe n'amatafari ya block ciment nk'uko muri kubibona. Akarusho k'iyi nzu rero kandi nuko iri hafi ya kaburimbo, ariko noneho kandi ikaba ku muhanda principal ugiye gucamo kaburimbo ya deviation, aho amakamyo azajya aca n'izindi modoka mu gihe cyo kugabanya wenda traffic, cyangwa se mundi muhanda usanzwe uri munyuramo abayobozi cyangwa se abashyitsi. Cyane yuko mubizi ko hano mu karere ka Bugesera hari kubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Bivuze ngo rero imihanda ya kaburimbo igomba kuba myinshi kugira ngo traffic cyangwa se jump cyangwa se embouteillage bizabashe kujya bigenda bigabanuka. Iyi nzu rero ikaba iri ku muhanda principal rwose w'igitaka bagiye gukoramo kaburimbo. Tukaba turi kuyigurisha kandi tukayigurisha amafaranga atari makeya cyangwa se atari menshi bitewe no gushaka kubyumva nkuko bigaragara kuri screen zanyu. Iyi nzu twabwiye ko ikibanza cyayo gifite metero kare 792, ni hafi 800. Ndetse akarusho kayo ikaba ifite aho hari jardin, ni uruhande iteretse mu kibanza neza ku buryo ushobora gukata, hanyuma iki kibanza ukaba waki-exploiter ukubakamwo iyindi nzu ingana n'iyi ngiyi cyangwa se iyiruta bitewe nuko washatse kubyubaka. Cyane ko natwe twashatse kubanza kugurisha iki kibanza gusa, inzu tukayireka, cyangwa se tukagurisha inzu gusa ikibanza tukakireka, ariko nyuma tuza gusanga ibyiza bibereye abakiriya banzuri ari uko twahabaha hose kandi ku giciro gito. Ntabicishije amatsiko rero, iyi nzu iri mu kibanza cyiza kinini ku muhanda ugiye gucamo kaburimbo hano i Nyamata mu mujyi neza, irashaka miliyoni 45 zonyine kandi ziri negociable. Miliyoni 45 kandi negociable. Bantu rero muri kugurirwa na banke muri gahunda ya gira iwawe, bantu muri kwigurira kuri cash, bantu mushaka gutura ahantu heza kandi mugatunganirwa hafite icyerekezo, ushaka kuzakataho amaduka kaburimbo yuzuye, ushaka kuzahashyira amazu y'abapanga, ushaka kuzahubaka etaje, ushaka kuzahashyira business ya guest cyangwa hoteli n'ibindi, ngwino wigurire iyi nzu ku giciro gito cyane, miliyoni 45 kandi negociable. Iyi nzu rero wayikunze cyangwa ushaka kuyisura no kusura izindi serivisi zacu, duhamagare kuri nimero zacu arizo 0740483867 cyangwa se 078123 nk'uko mwagiye muzibona kuri screen zanyu, cyangwa se udusanga aho dukorera mu nyubako ya Centenary House, ni muri etage
ya kabiri murahadusanga. Iwacu mu Kayira ni umwami, tubahaye ikaze.